Halleluja! Olvastunk, szervusz, olvastunk együtt Izsai 40 fejezet, 12 verstől olvastunk együtt. Magyarul az nagyon jó, hogy vandai emberek is az kíváncsi, hogy milyen magyar nyelv, hogy gyönyörű nyelv, gyönyörű. Az Úr hasonlíthatatlanul hatalmas és dicső. Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mérték le az egeket, araszát a földön porra, kifoglalva mércébe, és a hegyeknek kitett körtefontra, és hármakat a mérleserpenyőbe. Az kérdés. Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta őt, mint tanácsa. Kivel tanácsozott, hogy felvilágosítsa őt, és tanítsa őt igazság öszvényére, és tanítsa ismertre, és oktassa őt az értelem utára. Ím a népek, mint egy csomp a viderben, és mint egy porszem a meleg serpenyőbe, olyanoknak tekintetnek íme a szigetek, mint kis por emeli föl, és a Libanon nem elég a tűzre, és vada semmi elég az áldozatra. Minden népe semmik ő előtte a semmiségnél és ürességnél alapvalóknak tartja. És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek őről. A bárvány a mester megönti, és az ötvös megirányozza azt, és orvast ezüst láncot. Aki szegény áldozatra oly fát választ, amely meg nem rothat. Okos mester keres, hogy oly bárványt állítson, amely nem igadoz. Hát nem tudjátok, és nem hallottatok-e, hát nem hirdetetek nektek idejétől fogva, hát nem értetitek meg a föld mondatomait. Ki ül a föld kereskesége fölött, amelynek lakói, mint sáskák előtt. Ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpító, és kifesztíti, mint sátor lakásra. Ki a fejedelmeket semmivé teszi, a földön bírái hiába valóká változtatja. Meg alig plantáltattak, míg alig vetettinek el. Alig vert gyökere a földben, törzsük, és ők csak rájuk fúval, és kiszáradnak, és őket, mint polyva, forgószét
ragadja el. Kihez hasonlítjátok hát engem? Hogy hasonlítanék szor a szent? Emeljetek fel a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremtett azokat. Ő, aki kihozza seregüket, szám szerint mindjárt nevén szólítja. Nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen hiúk sincsen. Miért mondod Jákob, és szórsz enket Izrael, eljöttetek az én utam az Úrtól. És ugyemel, nem gondol Istenem. Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremte a föld határait, nem farad és nem lankad el. Végére mehetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradónak, és előtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De aki az Úrba bíznak, erejét megújul szárnyra kernek, mint a sáskesedjük futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Isten áldjon benneteket. Az Ézsai 40, 12-től 31-ig. Az cím az Úr a hasonlíthatatlanul hatalmas és dicső. Isten áldjon benneteket. Vidám vasárnap. Szép napot kívánok. Dicsőség az Úrnak együtt. Egy dal. Dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak, mindörökké. Dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak, mindörökké. Dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak, mindörökké. Hatalma, s vagy Uram, csodálatos, s vagy, dicsőség az Úrnak, mindörökké. Magasztalok a te neved, Uram, vezetem, dicsőség az Úrnak, mindörökké. Dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak, mindörökké, mindörökké, mindörökké. Halleluja! Jó az Úr, jó az Úr, minden nap örökké. Jó az Úr. Halleluja! Minden nap jó veled, minden nap jó veled, minden
napo byovere. Haleluya, haleluya. Ndichoshega zunaka, ndichoshega zunaka. Haleluya. Yesu icyo shida zunaka. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, kandi mbahaye ikaze mu muryango wa Kristo. Nifuje ko tuganira ibintu bitatu bitugerageza no kuri iyi si. Tugeragezwa mbere na mbere n'umubiri twambaye, tukageragezwa na Satani dukoresha abadayimoni ndetse n'ibitero byinshi bitandukanye bituruka ku mubi, tukageragezwa n'isi turimo. Ngiye gusobanura ubwo buryo butatu ukuntu butugerageza, ariko mbere ya byose tugiye kubanza turebe ukuntu Imana ishoboye byose. Nibyo twasomye muri icyo kirimi narimo gusoma natangije, ukuntu Imana ishoboye byose muri Yesaya 40 umurongo Yesaya igice cya 40 tangiye ku murongo wa 12 ukamanuka kugeza kuri 31 bakubwira ugukomera kw'Imana. Muri ibyo byose Imana ibirusha imbaraga, nta kirusha Imana amaboko, nta n'ikirusha Imana imbaraga. Ibyo rero twabirebye mu kiriya gice ugisome cya Yesaya, ariko natwe dushobora kugisoma kuko mu kirimi cyacu cy'ikinyarwanda uko bivuga, cyangwa tubisome mu cyongereza dukurikirane hirya no hino. Yesaya 40 tutangiye ku murongo wa 12. Byaba byiza tubisomye, ndi kubona iri mu kinyarwanda. Yesaya 40:12. Turebe ukuntu Imana ikomeye tugiye icyo dusomaho. Kadusome ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo aravuga ngo uburyo Imana ikomeye. Ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi, akageragesha ijuru intambwe z'intoki, akabona intego yajyamo umukungugu wo ku isi, agashyira imisozi mu gipimo, udusozi akatugera ku minzani. Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Imana akamuhugura nk'umugira inama? Ninde wigeze
kugisha inama, kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza? Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranya n'umukungugu ufashe mu minzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. I Lebanoni ntihaba inkwi zo gucana zihagije, kandi n'inyamaswa zaho ntizashyira kuba igitambo cyotswa. Mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarwa nk'ubusa ndetse ni hanyuma y'ubusa. Nuko rero Imana mwayigereranya nande, cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki? Dore igishushanyo kibajwe, umucuzi abanza kukiyaza, umucuzi w'izahabu akagiteramo izahabu, akagicurira imikufi y'ifeza. Umutindi utabona uturo ringana rityo ashaka igiti kitazabora, maze akishakira umukozi w'umuhanga wo gushinga igishushanyo kibajwe kitazakuka. Mbese ntimwamenye kandi ntimurabyumva? Ntacyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere, uhereye igihe isi yaremewe ntacyo mwasobanukiwe? Iyo niyo yicaye hejuru ku rusenge rw'ijuru, abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzukira. Niyo ibamba ijuru ry'inyegamo, ikaribamba nk'ihema ryo kubamo. Ibikomangoma ikabihindura ubusa, n'abacamanza bo mu isi ikabahindura ibitagira umumaro. N'ukuri niyo bagiterwa, ni koko niyo bakibibwa, kandi igiti cyabo niyo kigishora imizi mu butaka. Imana ibahuhaho bakaraba, umuyaga wa serwakira ukabayora nk'ibishingwe. Nuko rero mwagereranya nande twahwana? Ni kuwera abaza. Nimwubura amaso yanyu murebe ijuru, ninde waremye buriya agashora ingabo zabyo mu mitwe zose, akazihamagara mu mazina? Kuko afite imbaraga nyinshi, akagira amaboko y'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Yemwe Yakobo, Isirayeli, niki gitumye wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese ntiwari wabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashishije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Ibintu gukomera kw'Imana, twari turimo kuvuga Imana uburyo ikomeye. Turwanwa n'ibintu bitatu nk'uko twari tubivuze. Turwanwa n'umubiri twambaye, inyama n'amaraso, tukarwa inyama n'amagufa, tukarwanwa n'isi turimo, tukarwana n'abadayimoni. Ntisobanure ko nguko ukuntu baturwanya. Umubiri uturwanya gute? Umubiri uraturwanya uri muremure, uri mugufi, wananutse, wabyibushye, warwaye, umubiri ukakunaniza, wifuje ikintu runaka, umwambaro se, cyangwa wifuje ikindi kintu runaka, kugira ngo utatse umubiri wawe cyangwa wambike umubiri wawe. Uko iki byose bikatuma utaramya umuremyi wawe, kandi umuremyi wawe arakomeye, arusha byose imbaraga, ukuvuga ngo umubiri urakunaniza ukakuvana ku muremyi wawe. Icyo ni icya mbere. Tujye ku cya kabiri. Isi ni gute itunaniza? Isi iratunaniza. Dufate urugero rw'iki gihe turimo, turi mu gihe cya coronavirus. Urabona abantu benshi, abari bafite business yaraguye, abari bafite imishinga yarahagaze, abari bafite ibiki n'ibiki, bamwe barazamutse abandi babihomberamo, ariko ababihombeyemo nibo benshi. Ni ukuvuga ngo isi iratunaniza. Environment yurimo, ushobora kuba uri mu cyaro, ushobora kuba uri mu mujyi, abaturanyi bashobora kukubera babi bakakugerageza. Ni isi yurimo, iyo isi yurimo ikakugerageza. Ushobora kuba uri mu buzima bugoye, cyangwa se mu kazi kurimo nayo ni isi, iyi kazi kurimo nako kakakugerageza. Iyo nayo yose ni isi.
ni ukuvuga ngo isi urimo, ahantu utuye, ahantu huri, abo uri kumwe nabo, ubuzima bw'urimo, uri mu mujyi cyangwa uri mu cyaro, uri mu mahanga cyangwa se uri mu gihugu cyangwa se uri mu mujyi cyangwa uri mu cyaro, cyangwa uri mu bakere cyangwa uri mu bakene, quartier urimo hariho hose, ntabwo nzi ko isi iri kugerageza, ariko isi igaragaza twebwe umuntu Imana yaremye kugira ngo atabona ubugingo buhoraho. Gerageza urwane, isi yari kukurwanya, ahubwo ukomere ushikame, kuko Imana yawe ntabwo yaguteranye. Niyo mpamvu tuvuze ngo yewe yakutuma wiganyira. Ese ugira ngo Imana yawe yarakwirengagije? Ntabwo Imana yakwirengagije, iracyagufite ku nkingi z'umutima wayo, kuko Imana irakomeye, irusha ibyo byose bikurwanya imbaraga. Tujye ku cya gatatu twavuze ko kidutera kutugerageza, abadayimoni. Abadayimoni baradutera ku buryo bwose. Ushobora kuba ufite imodoka yawe, imodoka yawe igakora accident, utazi ukuntu byagenze, uzi gutwara, ufite permis de conduire, nta kintu ukuntu byagenze, abadayimoni bakaguteza ama accident. Abadayimoni bashobora gukoresha abapfumu, abakonikoni, abarozi, ibyo byose bigatuma bagutongera imitongero runaka, imitongero ikakugeraho bitewe n'imbaraga za gishitani. Ni ukuvuga ngo imbaraga za gishitani abadayimoni barazikoresha zitandukanye kugira ngo bateshe umutwe abera b'Imana. Ndetse atari n'ibyo ngibyo gusa, mu nzozi cyangwa mu bindi bitandukanye, cyangwa mu bya karande ukomokamo, mu miryango ukomokamo, cyangwa se mu bitekerezo wibereyemo wenyine, cyangwa se shitani atera ku buryo bwinshi butandukanye kugira ngo ahaze umubiri, akubitanishe imitwe n'isi ituyemo, kugira ngo byose bivangavange, uve mu gakiza cy'Imana, uve mu buntu bw'Imana. Ariko ndakubwira ngo girira Imana icyizere. Kuri iki cyumweru ndakubwira ngo girira Imana icyizere, usome Yesaya 40:12, nta kirusha Imana imbaraga. Ugukomera kw'Imana kurenza ibyo byose, gukomera kw'Imana kurenza amahanga yose, gukomera kw'Imana kurenza abakomeye, gukomera kw'Imana kurusha abadayimoni imbaraga, gukomera kw'Imana kwaremye byose, ufata ikibindi akagipimisha n'umunzani umwe, gukomera kw'Imana kuruta ibyo byose utekereza, gukomera kw'Imana kurenze byose wifuza ku buzima bwawe, gukomera kw'Imana kurenze ibikuremereye n'ibigugose, gukomera kw'Imana. Haleluya, nta kirusha Imana imbaraga, nta nikirusha Imana amaboko. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye. Haleluya. Ni ukuvuga ngo imbabazi zayo ndetse n'ubuntu bwayo nuko ikora ntabwo wabirondora. Niyo mpamvu ngo ugukomera kw'Imana niko umutwe w'amagambo watubwiye ngo iburyo Imana ikomeye. Imana yacu irakomeye, itandukanyije inyanja, Abisirayeli baratambuka. Haleluya. Imana yacu irakomeye. Igihe Yosuwa yari ku rugamba, yagendanye n'abantu, arababwira ngo abapasiteri, abatambyi babanze imbere bafite isanduku y'isezerano. Bageze mu mazi, barangije bahagazemo, ni ukuvuga ngo amazi ya Yorodani agira uruhande rumwe, baratambuka kandi bibabera. Bageze ahantu hitwa Igirugari, batangira bubakiraho igicaniro cy'ubuhamya ku buzima bwabo ko Imana yabatabaye. Ni ukubera ngo Imana yabo ikomeye. Uko Imana yabanye na Yosuwa, uko Imana yabanye na Gideoni, uko Imana yabanye na Abrahamu na Isaka na Yakobo, na n'ubu iracyabana nawe. Niyo mpamvu byatumye katurebe muri Yohana 3:16, ko atubwira. Yohana 3:16, ndakeka ko ari umurongo twese tuzi, twagiye twiga muri École de Dimanche. Turebe ukuntu hatubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Ibyo byose uko bigenda, ariko ndashaka kubwira ngo ugukomera kw'Imana kuretse ibyo byose, uko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo uko yarwaniriye ba Gideon, uko yarwaniye ba Yosuwa, uko yarwaniriye abakurambere bacu, igatanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo adusigire mwuka wera umufasha twahawe. Kubw'imbaraga za Yesu Kristo dushobora kunesha. Iyo dusenze mu ngo tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, ukubera ko yaje kutwitangira akavuga ngo kandi Imana, aba bantu ndasaba kugira ngo ubohereze umufasha abafashe mu bintu byose, kuko kubw'umufasha wahawe ari we mwuka wera. Mwumvire ugisha inama, mwumvire umubere inkoramutima. Icyo Uwiteka agushaka ni ukureka icyaha, ukareka ikibi, ugatungana ku gatoya no ku kanini, ugatunganira Imana, ugahereza Imana icyizere n'ibyiringiro, kandi wumve ko Imana igiye gukora imanza yareba uguriwe. Ese koko warahikijijwe? Ese koko warahindukiye? Ese koko wakiriye Yesu Umwami n'Umukiza? Ese koko ufitiye Yesu icyizere? Ese koko ufitiye Imana icyizere? Girira Imana icyizere maze ubatizwe
ukizwe bushyashya. Gukizwa ntabwo ari kujya mu mazi gusa, gukizwa ntabwo ari ukujya mu rusengero gusa, ahubwo gukizwa ni ukureka ikibi ndetse ukanga ikibi icyo ari cyo cyose, ugatangira ukajya mu mazi, ukabatizwa mu mazi menshi, ukavuka bwa kabiri. Warangiza kuvuka bwa kabiri ugasoma ijambo ry'Imana, ukabatizwa mu mwuka wera, ndetse imbaraga z'ijambo zikakuganza, ukera imbuto zikwiriye abihanye. Niho turebera ati ese koko umuntu ni umukristo? Ntabwo kuba umukristo tugenda ari ufite Bibiliya, kugendana Bibiliya gusa, ntabwo kuba umukristo ushobora kuririmba cyane gusa. Kuba umukristo tubirebera mu mbuto wera. Ibyo turabigisanga mu Bagalatiya 5:22, imbuto za Gikristo. Haleluya. Ibyo ngibyo n'Abagalatiya, imbuto za Gikristo dusangamo urukundo, kwihangana, kugira neza n'ibindi byinshi bitandukanye. Usome Abagalatiya igice cya 5:22. Barakubwira imbuto za kamere hejuru kuri 15, nibagera kuri 20 bavuga imbuto z'umwuka. Kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo abiburwa n'umwuka wera w'Imana nibo bana b'Imana. Mwifurije kugira ngo ukomere, ushikame, wumve ko Imana ikomeye. Iki gice cya Yesaya 40 kinashaka ngo tuganireho, tugaruke. Imana irakomeye. Imana ifata isi ikayipimisha umunzani. Imana iterura ikirwa ikagishyira ahantu runaka. Imana ishyiraho umusozi. Ntabwo tubyumva, ntabwo wabyumva, ariko Imana irakomeye. Ntabwo ibyo bibazo biri kugendana nawe ari byo Imana inaniwe. Imana irabishoboye. Imana ishoboye ibirusha imbaraga. Imana ishoboye kubihindura ubusa. Imana ishoboye kubikemura. Ariko kubikemura kwayo Imana ibikorera kubera iki? Motifu ya mbere, ibikorera kugira ngo uyiheshe icyubahiro. Motifu ya kabiri, ibikorera kugira ngo uyamamaze, kugira ngo uyibere inkoramutima, kugira ngo uve muri Babuloni, uve mu byahise, uve mu bibi, uve mu bikurangaza. Twabonye ko turwanwa n'ibintu bitatu. Uve muri ibi byose bikurwanya, uhereze Imana icyizere, kurwanirire, maze nawe ube umukristo kandi uzakomeze ubane nayo, kuko nta mukristo upfa ahubwo arasinzira. Ni ukuvuga ngo umukristo arasinzira kubera ko Yesu Kristo naza aje gutwara itorero. Abapfuye bose bamwizeye bazazukana nawe. Haleluya. Bimane nawe ingoma imyaka 1000, kandi tuzimana ingoma na Kristo. Haleluya, haleluya. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzimana ingoma na Kristo. Yene ijambo ry'Imana rigufitiye. Tuzimana ingoma na Kristo. Imana tugirire neza mwakira ijambo ry'Imana. Tuzimana ingoma na Kristo. Haleluya. Tuzaba muri icyo gitaramo cyabera. Tuzaba muri icyo gitaramo cyabera. Haleluya. Amen. Yifurije amahoro ya Kristo.